Uyu ni umunsi wa kane intambara ikomeje kugenda hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo muri kiriya gihugu cya Kongo. Ni intambara mu by'ukuri iri kugenda ifata isura cyangwa se ihindura isura uko bwije n'uko bukeye. Mu by'ukuri ubona ko M23 ishaka kuba yafata iriya ntara ya Uvira hariya muri Kongo, nubwo mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ndetse abantu bari kugenda bahaburira ubuzima bimwe na bamwe, kugeza ko ubu nuko abantu cyangwa se impunzi ziri kugenda zimuka ziva mu gihugu cya Kongo ziza mu Rwanda. Mu by'ukuri n'ibintu bigenda bigaragaza ko nyine intambara mu by'ukuri iri kugenda iba kandi iri kugenda igenda yangiriza ubuzima bumwe na bamwe bw'abaturage bari hariya muri kiriya gihugu cya Kongo, by'umwihariko nyine muri Kongo aho intambara iri kubera hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo. Kugeza ko ubu nuko impunzi ziri kugenda ziza mu Rwanda, ni impunzi nyine zimaje kugenda zimuka ziva mu gihugu cya Kongo. Kuri ubu nuko impunzi babivugwa yuko hamaje kwimuka impunzi 500 ziva muri Kongo ziza mu Rwanda, nubwo ari guhita bazijyana nyine ku nkambi aho zigomba kuba zihabarizwa nyine by'umwihariko. Gusa mu by'ukuri nuko bigaragara ko nyine intambara yoho ikomeje kugenda irimbanya cyangwa se ifata indi ntera hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo. Kugeza kuri ubu nuko rero abarundi nabo bari kugenda barasaho M23 ngo mu gihugu cyabo nyine bakagenda barasa kuri M23, nubwo nyine biri kugenda bigorana hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo. Abarundi nabo bakaba bari gufasha ingabo za Wazirendo cyangwa se ingabo zo muri Kongo, nubwo kuri ubu ngubu rero umunsi w'ejo washize amakuru ari kugenda agaragara hagati y'intambara cyangwa se kuri kugenda igaragara nuko ejo hashize nyine nabwo barashe igisasu gifata mu Rwanda ariko cyafashe hariya mu murenge wa Nzahaha. Ibi byose nababwira ko biri kurira mu karere ka Rusizi, ahangaha mu murenge wa Bugabano niho ibintu byose biri kugenda bibera mu by'ukuri, nubwo nyine intambara iri kugenda igaragara. Uhagaze mu murenge wa Bugarama by'umwihariko hariya muri muri Rompuwe, nta kindi kintu ukareba muri Kongo, nta kindi kintu uri kubona usibye ibisasu ndetse n'amasasu bari kugenda nyine mu by'ukuri bigenda nyine bigaragaza mu rugamba cyangwa se rugaragaza ko urugamba rukomeye cyane mu by'ukuri. Ibintu biteye ubwoba cyane ku bantu bari kubireba cyangwa se ku bantu bari kubirebesha imboni cyangwa se amaso yabo mu by'ukuri bihebereye live, kuko ni ibintu bigaragara ko n'ababyeyi bari kugenda batwita bari kugenda babimura babavana hariya muri uriya murenge wa Bugarama cyangwa se muri site babajyana mu yindi mirenge mu by'ukuri nyine ituje, kugira ngo abana babashe kuba babaho neza, nyine batazagira ihungabana bari mu nda cyangwa se bakaba bavuka bafite ibindi bibazo by'umwihariko. Ari nayo mpamvu bari kugenda bimura ababyeyi bagiye batwita hariya muri uriya murenge wa site. Gusa kuri ubu ngubu nuko impunzi zoho zikomeza kugenda ziza uko bwije nuko bukeye, buri saha cyangwa se buri masaha mu Rwanda turi kugenda twakira mu by'ukuri impunzi zivuye muri kiriya gihugu cya Kongo bitewe n'umutekano muke uhari kubera intambara iri kugenda ihabera hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo. Kuri ubu ngubu zamaje gufatikanya n'ingabo z'abarundi bakaba bari kwataka M23 mu by'ukuri bashaka ko nyine iriya ntambara yahagarara, nubwo ari kubura igihe gitonya ngo cyangwa se basinywe nyine amahoro y'amasezerano n'amahoro hagati y'ibihugu byo mu Rwanda na Kongo. Mu by'ukuri ni ibintu bigaragaza ko nyine M23 yo ishaka kuba yamaje gufata iriya ntara ya Uvira kugira ngo bazasinye amasezerano y'amahoro bamaje nyine gufata iyi ntara ya Uvira. Kugeza ku ngure nuko ibiraro bari kugenda babica hariya byomoka biva muri Kongo bigenda mu Burundi. Ibiraro rero bari kugenda Burundi bugenda bubituritsa y'ibisansu bugenda bubica kugira ngo M23 nayo ngo itazajyaho, kuko ngo M23 nayo ifite gahunda yo kuzahita ngo ijya i Burundi nayo ikireba ko yafatangira imisozi yawo y'i Burundi. Mu by'ukuri abarundi bakaba bari bagenda basenyura ibiraro bimwe na bimwe bibahuza na Kongo cyangwa se n'u Rwanda, kugira ngo M23 itazabonana izacisha ngo intwaro zayo ngigenda kwataka abarundi. Mu by'ukuri ni urugamba ruteye ubwoba, ndetse abantu bari kubireba byonyine n'amaso nyine nawe uri kubona ko ari ibintu biteye ubwoba koko byanyabyo, urugamba nyine ruseriye pana nyine urebye n'izindi ngamba zose zagiye ziba cyangwa se imirwano yagiye iba hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo by'umwihariko cyangwa se zacitse hagati nyine muri rusange. Ni umugamba nyine ubona ko urugamba rufite intera ruri kugenda ruzamuka ruva ku cyiciro kimwe rujya ku kindi cyiciro. Mu by'ukuri ukabona ko nyine ingabo za M23 zo zikomeje kugenda mu by'ukuri zigenda zigarurira uduce tumwe na tumwe two muri Uvira, nubwo intara yose batarifata neza, ariko mu duce tumwe na tumwe two muri Uvira cyangwa se tw'intara ya Uvira batangiye kuba badufata. Ni ibintu nyine bigaragaza ko M23 ishaka kuba yafata intara yose ya Uvira kugira ngo ibashe kuba yasubika cyangwa yahagarika iyi ntambara mu by'ukuri iri kubera muri kiriya gihugu nyine cya Kongo. Nubwo rero ibindi byose nyine i Rusizi ariho aya makuru, mu by'ukuri mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama nyine hano muri Kongo muri Kamanyura niho ibi byose biri kubera, niho uyu murwano cyangwa se n'iyi ntambara niho biri kubera. Mu by'ukuri M23 yakomeje gukataza cyangwa se ikomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo ifate irana ya Uvira iri muri kiriya gihugu cya Kongo. Impunzi zo muri kano kamwanya nuko nguko turi kuzibona nyine ziri kugenda zimuka ziva muri Kongo, gusa mu Rwanda bari kugenda bazakira nk'ibisanzwe bakabanza bakazitestinga cyangwa se bakaza bakareba ko nta bafite uburwayi cyangwa se bafite ibindi bintu bibazo runaka bigiye bitandukanye, bakabanza bakabarebera neza nyine ko nta burwayi n'ibindi
ibintu bigiye bitandukanye bari kuvana muri Kongo kugira ngo babashe kuba bajya no mu bandi bantu babahuze by'umwihariko nyine babajyanye mu nkambi aho bari gutuzwa muri kano ka mwanya. Gusa hari bamwe mu bakongomani cyangwa se mu mpunzi ziri kuva muri Kongo ziri gusaba ko zajya zijyanwa mu miryango nyine ngo bafite ngo hafi aha ngaha, nubwo ibyo ngibyo bitaraba neza cyangwa se batarabemerera neza, ariko mu by'ukuri hari zimwe mu mpunzi ziri gusaba ko zajya zigenda mu miryango zifite muri famiye nyine bakaba ariho baba batuye mu gihe iyo ntambara itararangira. Mu by'ukuri rero ubona ko nyine intambara yo ikomeye cyane kandi ko hari kugenda bafata akanya gatoya cyangwa se bagafata amasaha batuje batari kurwana, ariko hakongera agashira undi mwanya munini ukaba bakawumara nabwo bari kurwana. Mu by'ukuri nyine ubona ko ari ibintu biri guterwa cyangwa se biri gukangana ku baturage bamwe na bamwe, nubwo kuri ubu bamaje kubimenyera. Gusa kuri ubu nuko bari guturisa ibisansu, hari igisansu kimaje kuyoba mu by'ukuri kikaba cyarwa mu Rwanda yari mu murenge wa Nzahaha. Ni ibintu nyine bigaragaza ko mu by'ukuri intambara yoho iri sere kandi abantu bamaze kubimenyera. Inzu zo ziri kugenda nyine zisa nkaho zishobora kuba zasenyukaho bitewe n'ibisansu, ko ni ibisansu biremereye cyane bifite imbaraga mu by'ukuri nyine by'urugamba. Ubona ko urugamba rufite intera cyangwa se ruri seriye, by'umwihariko M23 yo ikaba ishaka ko ifata nyine iyi ntara ya Uvira mbere yuko amasezerano nyine abasha kuba yatangwa cyangwa yasinywa hagati y'ibihugu byombi. Mu by'ukuri ni ibintu nyine bigaragaza ko M23 yoho ikomeje kugenda ifata uduce tumwe na tumwe, niko ibintu bigenda bitangazwa mu by'ukuri by'umwihariko. Mbere yuko dukomeza n'amakuru ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo, mu by'ukuri banza umenye neza ko wamaze gukanda subscribe kuri PQS TV ndetse ufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Aya makuru rero ari kugenda tugeraho nuko mu by'ukuri ibisasu na ndizi saha biracyagenda bituritswa hariya muri kiriya gihugu cya Kongo, by'umwihariko mu gace nyine ka Kamanyura, kuko ari nabo bari kugenda barwanira. Mu by'ukuri iyo urebye mu kirere cya Kongo cyangwa se muri kariya gace ka Kamanyura, nta kindi uri kubona umukungugu uri hejuru cyangwa se ibicu bisa nkaho byishimye bitewe n'ibisanzwe biri kugenda nyine bihaturikira, cyangwa se abantu bari kwibaza ati ngese biriya bisanzwe biri kuba byagenda bitwara abantu benshi cyane cyangwa se ubuzima bw'abantu bugiye butandukanye. Gusa nuko nyine nta buzima bw'abantu buri kugenda buhatwara cyane bagenda nyine bapfa. Gusa nuko nyine abantu bari kugenda kubw'umutekano bari kugenda bimuka, impunzi zikagenda nyine ziva muri Kongo ziza mu Rwanda. Impunzi zimaje kuba nyinshi by'umwihariko nyine nubwo ari kugenda bazijyana nyine bajya kuzituza aho basanzwe bajyana impunzi by'umwihariko nyine. Ni ibintu bigaragara ko nyine u Rwanda na Kongo bari gufatanya mu buryo bwiza, nubwo nyine hari igihe bataba bafitanye gahunda yo kumvikana, ariko nyine impunzi zo ziri kujyanwa ahantu kandi zikitabwaho mu buryo bwiza bukwiriye, by'umwihariko nk'uko u Rwanda rusanzwe rubimenyereye cyangwa se nk'uko musanzwe mubimenyereye mu Rwanda kwita ku mpunzi. Ni ibintu by'u Rwanda mu by'ukuri, ndetse navuga ko n'impunzi zo muri Kongo ziri kuza zigana u Rwanda hari impamvu nyine bigaragara ko nyine zigomba kuza mu Rwanda, kuko zakomeye no kujya mu Burundi, ariko kuko zizi ko mu Rwanda hari umutekano kandi usesuye kandi abari ikaze kuri bo. Niyo mpamvu nabo bahisemo kuza mu Rwanda. Mu by'ukuri ubona ko ari ibintu byiza cyane, nubwo ari kubaza nyine bakagenda bakabanza bakabashira hirya ku mpande, bakaza bakabafatira ibyemezo n'ibyangombwa ndetse no kubasuzuma muri rusange kugira ngo babashe kureba ko izo impunzi zimeze neza, nta mpunzi yagize n'ikibazo cyangwa se yahuye n'ikibazo mu by'ukuri muri iriya ntambara cy'ihungabana cyangwa se n'ibindi bibazo bagenda bahuriramo nabyo, kugira ngo babashe kuba babajyana n'abandi. Ndetse batangiye kuza ku munsi wo kuwa kabiri, nibwo impunzi zatangiye kuba zaza hano mu Rwanda. Uyu n'umunsi rero wundi ni iminsi rero imaze ishize impunzi ziri kugenda ziyongera, nubwo batarongera gutangaza undi mubare mu by'ukuri impunzi umaze gushika mu Rwanda. Gusa ku mubare uheruka nuko hamaje gushika impunzi 500 ku mubare y'ejo yafashwe, ni impunzi 500 zimaje gushika mu Rwanda. Ndetse bavuga ko hari n'izindi ngo zikigenda zikiza, ngo hari n'abandi nyine bakiza by'umwihariko mu Rwanda ngo bahunze, kuko muri Kongo nyine mu by'ukuri uko bigaragara nta mutekano uriyo by'umwihariko. Ayo rero yari amakuru ya M23 akomeje kugenda nyine mu by'ukuri agenda agarukaho mu Rwanda n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye na televiziyo zigiye zitandukanye n'amaradiyo agiye atandukanye ya M23 ndetse n'ingabo za Wazirendo cyangwa se ingabo zo muri Kongo. Kuri ubu ngubu zamaje kwifatanya n'ingabo z'abarundi kugira ngo babashe kuba barwanya M23 muri kiriya gihugu cya Kongo. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba kandi nyine mu by'ukuri ubona ko bifashe ini ntera. Ndabashimwe twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze, kora like, utere comment ndetse uyisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nawe aya makuru abashe kubageraho 5 kuri 5. Kwibutsa ko nimba rugambiro ugeze kuri channel yacu ya PQS TV, ndakwinginze kura subscribe uri gufungura inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi 5 kuri 5. Ayo amakuru ya M23 yabagiye agezweho rero 5 kuri 5 wajya wasanga kuri channel yacu ya PQS TV. Turabakunda cyane.